Batinze mwa. Simwana nawe ibintu bya kera urabyemera? Bikize kandi Kera baravugaga ngo buriya umwana uvutse, umwana mutoya ngo avukaga ngo azige imyaka afite. We defect akabakozi b'imisi babayikira ko sha abantu bazamo kazi batagashoboye ko sha. Simwana nawe ibintu bya kera urabyemera? bikize kandi Kera baravugaga ngo buriya umwana uvutse, umwana mutoya ngo avukaga ngo azige imyaka afite. Nangwa akavuka azi kuvuga. Ariko ngo impamvu ngo ko abantu bakoraga ibyaha ngo Imana ubwo yarabahanye. Nese ko buryo umuntu yavuka azi imyaka afite. Ubu wavutse ufite ingahe? Njyewe se menza najya mu rugo Imana yarabahanye. Murabo. Nese we ntago uzi imyaka wavukanye? Oya. Ntago uzi imyaka wavukanye? Ekare. Uzi kari nawe umuntu wa mbere numvise uzi imyaka wavukanye? Ibyo bintu ni ubwa mbere byumvise mu matwi yanjye. Mvuze ko nzi imyaka navukanye. Ndi kukubwira abana ba kera bavukaga ngo muri 2001 babaga baza amazina yabo n'imyaka yabo. None se ngiye ko navutse muri 2000 ko ntavutse nzi imyaka mfite. Kandi kuvuga nari mbari. Ariko ibintu wavukanye bigendaga biragabanyuka n'amatwi garagabanyutse. Nzi kutazana bahoda ko nayifite ibitwi bimeze ufite ibitwi bimeze man uzikare ari gutyo muri kijanderani nk'iby'ingurube wari ufite nk'ibya Jeremy. Wowe ndi wahandi hamwe no kwa Noza kwa Karori nawe uramwana nawe nzi ko tazaba none kankubwire rero ngiye nkimubona bwa mbere nagize ngo ndi kubonekera abati bya bintu noneho banza bitabaho twana batari guhumura busanzwe nazaga hari guhumura ariko man uziko boss yamamagaye man ahubwo wangumishe yari guhamagara ngo defect nose ntago uzikari nge ntago ariko wetwa none nitwa nde Kadogo tezera imbaraga zinuka mwana hakubanza ubuzi nge nitwa defect gutya na boss niko abizi nanje ubwo nakwiranga mu nanjye ni guhandi ubwo ndahindura izina ahubwo mwana ngende murebe mwana ataza ku ewanze ukuntu akarije ariko witwa defect fo nanje ubwo ndahindura izina litwirihera gusa uri twirihe kandi Dio boy koko kugira abantu bemere nongeraho wagwane ubwo ni defect wagwane nanje nshakira gaze akazi mufite gaze bro urabizi ducana ibicupa ariko boss nawe nimba ahubwo boss wawe mwana reka nsimbuke njye kumureba udasanga nyuje minki mwana muteye ukasanga nansubije bivuko mwana ariko ntabwo natinda mwana shawura muyoboye mwa gugurutse ntabwo abonye deje undi yarankoreye yaraguciye umugongo dagaje yaramvunyemo kabiri mwana ariko nanjye utekereze ko ntuza igize ndio ndaje mwana usirifata fo gurutse weganaga yego nyine weho umva ko mu gitondo nari ngiye kuza kano kanya ubu maze kwitegura ndaboroshe ndaje umukozi wanjye ndamubuza igipangu cyose namubuza wenda ndakererwaho nk'iminota nk'itanu ku minota nenda hagera ariko ubu bibaye saa ingahe saa mbiri nyine iyo nama nimuyisubike ngewe ndaje God have mercy upon us. Boss. Nge ntabwo naje gusaba akazi ko kumena amazi n'izina ry'Imana. Ndebera. Ubwo nanga murayongeraho. Nawe ndebera. Uzi ko wagira boss ni ukuri ibintu ntago bibaho pe. Njya yanga yura yanyongera n'izina ry'Imana ntago byavamo.
Boss ngewe ibi bintu ntabwo byavamo pe, ntabwo byavamo n'izina ry'Imana, ntabwo byavamo nta mazi yose umenyeho n'izina ry'Imana. Boss nka nawe reba ibintu nkoreye, reba ubu se boss umukozi wanjye kandi ubu si wari umamagaye none dore ibintu ndi kuza uri kunyakiriza n'ukuri kw'Imana. nese ko n'utuzi bakunyaye nese boss so umenya amazi so rwose njye ntabwo byavamo, ugomba kunyishyura aya ngaya yo kumena amazi, rwose ntabwo byavamo. Njye ntabwo naje gusaba akazi aha ngaha kugira ngo mujye mumena amazi. Sokera mu gipangu. Bose nanjye ntabwo navanga n'izina ry'Imana. Nushaka kunyikira aha ngaha ntabwo nava aha ngaha ni ukuri. Njye unarayama pe, urayama ntabwo nabyemera. Reka bose urayama Boss ntabwo nabyemera, ntabwo nabyemera. Wamvira ntaya guhamagara ba mudugudu hano. Ntabwo nabyemera. We naguhamagara ba mutekano. We nakuri ntabwo nabyemera. Unaranyishura pe. Yego. Ntabwo nabyemera.